Roman Power. Umva, ntoye amafaranga ariko nsanze atuzuye. Umwita umunyarwenya, umukinnyi wa filime, mtoto kutoka town, ni Benimana Ramazani. Ndagusuje tubanye muri iki kiganiro. Benimana Ramazani ni umunyarwanda wavutse mu mwaka w'1992, avukira mu karere ka Nyarugenge, i Nyamirambo. Ramazani akaba yaramamaye cyane mu mwuga akora wo gukina filime, hazwi cyane ku izina Bamenya. Akina yitwa muri filime y'uruhererekane yitwa Bamenya, akinamo ari umukinnyi w'imena. Bamenya ni umukinnyi wa filime umaze kuba ikimenya bose, kubera filime yagiye akinamo zigakundwa, by'umwihariko yamwitiriwe. Ni umwe mu batangiye uyu mwuga akiri umwana, awukuriramo, kugeza yubatse izina rye mu ruganda rwa sinema mu Rwanda. Benimana Ramazani umaze kubaka izina nka Bamenya, yakuze azi umubyeyi w'umwe, cyane ko se yitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Gukura azi umubyeyi w'umwe byatumye igihe kinini arerwa mu miryango. Aragira ati, mama yarakiri muto cyane, twari abana batatu, ariko na data afite abandi batatu. Urumva njye byabaye ngombwa ko njya kurerwa kwa data wacu. Aho kwa se wabo yabaye bwa mbere niho yize amashuri abanza, ahava ageze mu wa gatatu. Iyo muganira ku rwibutso afite kuri uyu muryango, avuga ko atari ahantu yagiriye ibihe byiza. Ati, ndabyibuka ubwo nigaga mu wa gatatu w'amashuri abanza, najyaga kwiga maze kuvoma ingunguru ebyiri z'amazi. Nabonye ari ubuzima bugoye, mpitamo kuvayo njya kwa murumuna wa papa, wari ubayeho mu buzima buciriritse. Usibye gukoreshwa imirimo ivunanye, aho kwa se wabo ngo yahahuriye n'ibibazo, ku buryo yigeze kujya kurara mu irimbi ahunze inkoni. Ati, umunsi umwe twagiye gukina n'abandi bana babo, twari 4, tuveyo baramfata, bantegeka gufurira abo twajyanye bose. Icyo gihe narabyanze nsaba ko buri wese yakwifurira, bafata icyemezo cyo kunkubita. Uwo munsi narabatorotse, njya kurara mu irimbi rya Kicukiro hafi ya Kiliziya. Gufatwa nabi muri uyu muryango wari ukize byatumye azinukwa burundu, byatumye aganiriza undi se wabo, amusobanurira ibibazo ahura nabyo. Wowe yaje kujya kwa mukuru we, ajyanye na nyina wa Bamenya, basaba ko umwana yataha. Uwo se wabo wundi yaje gushakana na nyina wabo. Bamenya atangira kurerwa na barumuna b'ababyeyi be, bisanga mu muryango noneho yishimye. Aha yahakomereje amashuri abanza, arayasoza, yinjira mu mashuri yisumbuye, kugeza no muri kaminuza, aho yarangije muri KIST mu bijyanye n'ubwubatsi. Bamenya avuga ko yongeye kubaho neza mu muryango wa kabiri wamwakiriye. Nta kibazo yigeze ahagirira, ndetse iyo aganira yumvikanisha awushimira bikomeye. Uyu se wabo wamureze neza yaje kwitaba Imana, asiga abana 2. Bamenya wari umaze kugimbuka, yahise afata inshingano zo kwita ku muryango wa nyakwigendera. Ati, mu byangombwa byose mfite abana 2, ni abana b'uwambereye data, nanjye ndise. Namaze gufata inshingano kandi mbitaho uko nshobojwe kose. Bamenya asobanura inshingano afite kuri uwo muryango, ahamya ko adashobora gushaka umugore mu gihe umwana muto muri aba yitaho atararangiza amashuri yisumbuye. Ati, sinshobora gushaka umugore, umwe mu bana mfite atararangiza amashuri yisumbuye, wenda narangiza kwiga nshobora kuzashaka, nubwo atari ibintu nshyize imbere. Nyuma yo gukura no kugira izindi nshingano, uyu mukinnyi wa filime yaje kuva muri uru rugo, atangira kwibana. Ahamya ko buri munsi agomba kubaza amakuru yose yo kwa nyina wabo wamureze, cyane ko afite inshingano zo kwita kuri uyu muryango. Bamenya yakuranye impano yo kubyina, gukina amakinamico. Ku ishuri yari umwe mu bagaragaza impano ikomeye yo gukina amakinamico, ndetse yari azwi cyane. Yiga mu wa 5 w'amashuri abanza, nibwo bwa mbere yagaragaye muri filime. Iki gihe yakinnye mu yitwaga Zirara Zishya ya Habyarimana Shaha. Yakinnyemo nyuma y'uko bari barabuze umwana w'umunyempano gukina amakinamico ku ishuri aho yigaga. Nyuma yo gushima impano ye, bamuhisemo ngo akine muri filime. Ihita imubera iya mbere akinnyemo mu buzima bwe. Zirara Zishya yayihuriyemo n'abakinnyi b'ibyamamare barimo Kanyombya, Sekaganda, Nzovu, Samusure, nyina wa Mbogo, Mukarujanga n'abandi benshi. Kumenyana na bose byatumye umusore ahita atangira gukunda gukina filime, ndetse akomerezaho atyo. Kugeza ubu usibye gukina filime, ni umushabitsi ukora ubucuruzi butandukanye mu mujyi wa Kigali. Ko yagiye akora mu myaka n'amashuri, ntiyigeze ajya kure y'ibya sinema. Akomeje gukina muri filime kugeza ubwo akoze iye bwite yise Bamenya, iri no mu zikunzwe cyane. Bamenya ni umukinnyi ukunzwe cyane mu Rwanda, aho bigenda binagaragara mu bihembo bitandukanye agenda ahabwa. Aho mu mwaka wa 2021 yawurangije ahagaze neza cyane, hari mu bakinnyi ba filime 5 bakunzwe mu Rwanda mu cyiciro cy'abagabo.
Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.